Hello guys, nk'uko twaba tumaze kureba introduction kuri ArcGIS, ubu noneho aho bigeze tugiye gutangira gukoresha ArcMap. Noneho twabonye ko ArcMap idufasha ku displayinga no gukora exploration ya dataset. ArcScene tubona yuko ikora detail ikanamanaginga spatial data ariko muri 3D. Tubonamo ariko catalogue yuko organizing igakora na management ya geographical information system. Then ariko globe tubona yuko ikora displayinga data zose ikazi displayinga kuri globe. Ni ukuvuga ngo twatangiranye akantu kameze gutya. Noneho tubona yuko ArcGIS cyangwa se iramujye mwita ngo ni GIS ariyo yitwa ArcGIS desktop, ifitemo ArcMap, ikagiramo ArcScene, ikagiramo ArcGlobe na ArcCatalog. Noneho iyi tutorial ariyo Chapiter 1 tugiye gutangira tureba ArcMap, turebe na ArcScene. Muri ArcMap no kuvuga ngo ngiye kwinjizamo data zafashwe kuri tele na ahantu muri Nyamagabe. Noneho nzishushanye, nimara kuzishushanya nzikorera icyo bita D.E.M cyangwa se Digital Elevation Model. Nyuma ya Digital Elevation Model noneho ndabanza nkore tin cyangwa se triangulation kuri abantu bakoresha nka AutoCAD na Covadis, kuko ikoresha igifaransa triangulation cyangwa se triangulation ariyo bita tin. Ubundi tin mu magambo arambuye TIN bivuga Triangle Irregular Network. Mbereke ukuntu dukora Digital Elevation Model. Ni ukuvuga ngo iyi D.E.M ni ukuvuga ngo nibuze kuba nafashe ya tin mpite nyi converting mu cyo bita Raster, kuko turabizi neza ko iyi software ni ukuvuga ngo ikoresha vectors, data ziba ari vectors cyangwa se ari rasters. Rasters ni ukuvuga ngo ibijya kumera nka image. Vectors murumva mu ijambo vector urumva n'ama point ahujwe n'ama polygon cyangwa se ama segment, bihita bibyara izo vector cyangwa se vectors. Nyuma yo kubona D.E.M ni ukuvuga ngo turi buze kubijyana muri ArcScene kugira ngo ibashe kutwereka ArcScene ize kutwereka Contourline nyine ubwo zira zamaze kuba muri 3D. Reka dutangire mbereka bya bice, ibi bice twaba tumaze kubona ahangaha nk'uko ari bine biri muri GIS. Murabibona namwe hano GIS niho yenstaye. Mfitemo ArcGlobe 10 n'igice, mfitemo ArcMap 10 n'igice, mfitemo ArcScene 10 n'igice. No kuvuga ngo utu ni twa duce twose twa ArcGIS desktop, kuko ifitemo catalog, kagiramo globe, map na scene. So twakomeje rero tujya hano kuri GIS. Ndabanza mfungure ArcMap 10.5. Nyuma yo gukoresha ArcMap turi buze kubaskira hano muri scene. ArcMap no nta kindi ukora no kuyikirikaho, warangiza ukayireka igafunguka. Ifata akanya gatoya kugira ngo ibifungutse. Ntekereza gutyaho ni gutya ifunguka. Yifungutse rero uhita uclosinga aka kantu. Warangiza nkuko twabonye ko izo hejuru arizo bita menu. Noneho taskbars ni ukuvuga ngo dufitemo izi ngizi nanone nizo ziba ziri default, ariko nanone dukunda gukoresha cyane aka kitwa standard, kuko hano niho twadinga data. Aka ngaka nubasha kuba ukabuze, naberetse uburyo butatu. Reka mbereke uburyo butatu. Aka niko ka mbere ukoresha, kuko ujya hano kuri add, no habura uzaza hano muri file. Itinze sigiye kwanga correspondinga. Natanye mbabwira yuko iyo ugiye gukoresha GIS nanone nk'uko izindi software zibigenza, n'ubundi uza hano muri menu ya view, ukaza kuri data frame property. Noneho data frame property table ukaza hano kuri map, harimo unknown units. Noneho warangiza hano ugasetingamo meters. Display nayo ukayibwira yuko igomba gukorera muri meters. Warangiza ukapplyinga okay.
aha tugeze rero nibyo ntangiye kubabwira yuko ka kantu kagufasha kwadingamo data, ariko kaka ushobora kukabona mu buryo butatu. Ushobora kugasanga ahangaha, cyangwa se ukajya hano muri file ukaza hano kuri add data, murabona na hano naho karahari. Cyangwa se igihe uzasanga aha kadahari, uzamenye yuko ari iyi toolbar ya standard yifunze. Ushobora kuyibona nayo mu buryo bubiri. Ushobora kunyura hano muri customize, ukaza kuri toolbars, warangiza ukamanuka gake ugakosa kwa aka gacumu, ntabwo uscrollinga, warangiza ukareba akitwa standard. Iyo kiritse gutya gahita kaza, ugahita ugakuramo hano, warangiza ukakajyana hano hejuru. Nuvuga ngo kwadingamo data rero, hano ngomba kuba mpafite iyi table of content. Niba idahari, uraza ukayireba hano muri window, ugakika kuri table of content, igahita iza. Mu kwadingamo data rero, no kuvuga ngo ngiye hano kuri add, noneho ngiye gukora muri aka folder kitwa yes tuto cyangwa se yes tutorial. Ibyo nzajya nigisha byose niho nzajya mbishyira. Point ngiye gukoresha ni izi ngizi zapimwe ahantu mu majyepfo. Ndakora double click. Nuvuga ngo ikintu cyose ukoze kiza hano muri table of content. Izi data zirajyamo, ziramuka zigiyemo, ndakora right click kuri aka ngaka, nangiza ngiye display xy data. Noneho bampe aka gataburo, murabona aho twuzana hano hasi hari x field, ndashyiramo x cyangwa se east ya point ngiye gushyiramo, then y field ijyemo y cyangwa se north iyo point, z field irimo none ariko ndashyiramo z description nka description, kubera ko nimureba izi data ngiye nakoze taburo. Hano nashyizemo number, hano nshyiramo x, hano hajyamo y, z ni description. Nkuko mugera mubibona hano, no kuvuga ngo niko amapuwe ameze, niyo mbisetinze nkuko nakoze agenda yanjye. So hano hasi ikindi kintu mutagomba kwibagirwa, urabona hano handitse ngo unknown coordinate system. Kandi muri JS murabizi neza yuko ugomba kuba uzi projection, uri buze guprojectingamo points zawe kugira ngo zize kugira aho zigwa. Rero ubanza kumenya coordinate ugiye gushyiramo ni ubuhe bwoko, ni UTM, ni WGS 1984. Nimbivuga abasavera murabyumva cyane. So nuvuga ngo hano rero kugira ngo uyerekane, irakubwira yuko ari unknown coordinates, ariko urajya hano kuri edit, kubera ko nzi ko ziri muri ITRF 2005, kuko data z'amashape file niho ziri. Nkirike okay, urabona tuno coordinate turaza muri east ni 500,000, north 500,000, central medium ni 30, scale factor ni 0.94, latitude of origin ni 0, linear unit ni mita imwe. Then hano yo biti display ngani kuri bigenza, nkirike okay, then okay, amapu yanjye araza ni gutya site yari imeze. Noneho aya mapu akimara kuza, icyo ngiye gukora no kuvuga ngo ya mapu yanjye namutse nanitikinze hano aragenda gutya, bivuze ngo aka niko karimo amapu yashyizemo. Step ya mbere rero no kuvuga ngo ngiye gukora icyo nita ngo ni TIN cyangwa se triangle irregular network. Ahubwo noneho nkazana none hano kuri desktop aho nashyize zamfasha nyigisho zanjye just tuto, nkaza nkavuga ati TIN ni iki. TIN triangle irregular network, nibagiyeho na dusize, reka dushatse twanakoresha internet. TIN ni iki, ntabwo ari TIN number. TIN in GIS, TIN triangle irregular network definition. Niki triangle irregular network, what is it? Ni ibingibi triangle irregular network. Yewe mbishyize muri YouTube, copy tuyishyire muri Google
kugira ngo tugendane ku bintu tugenda twumva, mutagira ngo ni nk'ibintu ngenda nkahimba. Triangulated regular network is in computer graphic. Triangulated regular network TIN is a representation of continuous surface consisting entirely of triangular face. Ni gutya ziba zimeze muri makeya, wenda tureke no kubitindaho. No kuvuga ngo ni step ya mbere ngiye gukora kugira ngo nkore TIN cyangwa se triangulation. No kuvuga ngo ndaza kwifashisha aka kantu kitwa arc toolbox. Nikaba katari kuri screen yawe uhita uza kuri aka kantu kameze nk'agakapu k'umutuku, ugahita ukabona kakaza. Noneho steps muragerageza kugenda mukurikira suri yanjye uko imeze. Muri teno uvuga ngo ndibuze kubikora hano muri 3D analysis tool. Nindangiza njye hano kuri management, data management next ending. Nindangiza next ending TIN cya triangular irregular network. Nindangiza njye hano kuri create TIN, double click. Double clicking aho ndategereza imashini impereze kano gataburo and create TIN table. Barambwira kuzuzamo output TIN. Nindangiza ubwo no kuvuga ngo no kuyibwira ati mu mafoda mfite mu imashini nshaka yuko iyi TIN ngiye gukora uyishyira muri iyi foda. No kuvuga ngo ngenda komeza nkorere muri iyi yitwa tuto cyangwa se tutorial. No kuvuga ngo akangaka reka nkite TIN nka kuriya. Nindangiza mpite nkirika save. No kuvuga ngo aka kantu kari buza kuba kabitse kuri C, ubwo ni desktop user. Juve niko imashini yanjye yitwa desktop, muri folder yitwa JS tuto ariko kitwa TIN. So nindangiza hano hasi ni parameters ndi gukora coordinate system option. Ni itegeko kubushyiramo coordinate system kugira ngo ufashe imashini kuza gutekereza uko iri bubigenze. Ndakirika kuri aka kaganza mpite nyibwira ko ari ITRF nka kwa kundi twabikoze bwa mbere, nkirike OK. Irahita yiyandikamo. Then input feature class. Input feature class icyo tugiye kubyaza iyi TIN ni za poetopo izi dufite hano. Hari uburyo bubiri, nshobora kuzanga kika kuri aka gatabo bakayinyereka muri nkajya muri tuto nkareba aho ziri, cyangwa se nanone gafata nkagakurura nkaza nkagaterekamo ko. Iyo ngateretse muri iyi empty space hejuru yita kijyanamo hasi. Nkagikora n'ubundi parameters ya height field na tag field. Height field rero ni iki? Nayise Z. Utugaruka inyuma kuri za data zanjye muri field y'ama elevation nanditsemo Z, ntabwo nanditsemo elevation. Niyo mpamvu ngomba kuyibwira Z. Even na hano kuri tag naho nkayibwira yuko ari Z. Noneho iyo ngeze hano ndakirika OK. Ninkirike OK, no kuvuga ngo TIN irahita iza muri table of content, kuko ikintu cyose input yose uhaye machine iza muri iki gihande. Ndakirika OK, ntegereze imashini itekereze ibyo nyihaye kugeza igihe ndibuze kubona hari akantu kaje hano muri table of content. Urabona deja kaje n'ubundi imaze kumpereza amabara y'ama elevation, kuko nuvuga ngo style twaye hano ni elevation. Noneho aya mabara agenda atanga range ya buri elevation. Nuvuga ngo iri ry'umweru rihura ni elevation ya 1964 kugera 1968. Ariko aha kubera ko amabara atabakeye cyane, ndajya hano kuri TIN properties, noneho njya kuri symbology, then nshyiremo amabara ashobora kuba yaba aza gucyaho gakeya, wenda tuvuge nka gutya. Nindangiza na applying OK, murabona ko amabara ahita ahinduka. Nibuze ngo iri bara rya gusa nk'umutuku iri muri range ya elevation. No wango iyo urabizi tanga muri ranges. Iya magenta rero no wango iri hagati y'izi elevation, kuko elevation nizo ndi gukoreraho. Noneho ikindi ndi gukora maze gukora TIN, nanone ngiye kujya kuri step ya kabiri. Ngiye gukora digital elevation models. Digital elevation models rero no wango ndazihabwa ndazivana kuri TIN. Nanone step hano mugiye kongera mwitonde, kuko ngiye gukora iriya TIN. Nanone ngiye kuri 3D analyst tools. Nindangiza nze kuri conversion, then noneho nze kuri conversion from TIN, kuko niyo data mfite hano, from TIN to raster,
kuko nuvuga ngo buriya dicto elevation models ni ubwoko bwa raster data. Nababwiye yuko iyi software n'ubundi ikoresha vector data ariyo ya mapoint n'ama alignment na rasters arizo image. So nuvuga ngo D.E.M rero dicto elevation model nuvuga ngo ni part ya raster, ni ubwoko bwa raster datas. Double clickinga kuri triangle regular network to raster, ngiye gufata ya triangulation mpite nyahindura image raster. Then hano kuri input data ni triangle irregular network, output raster nanone ngiye kuyijyana muri ya folder, urakirikaho gutya nindangiza nyite D.E.M cyangwa se D.E.M. D.E.M muri capital kuko hano insanganyemo D.E.M ariko iri minor turi buze gukoresha capital. Ninkirika save nukuvuga ngo hano kuvuga ngo nshobora gukoresha D.E.M sirabyemerera. Okay, reka tuyite D.E.M kuriya nukuvuga ngo karagenda kitwa kuri C ariyo desktop user juv desktop js tuto ariko kagenda gafite D.E.M. Option data hano mfitemo float ndayerekeramo. Hano method ne option ugomba kuyiha dukoresha ibitwa natural neighbors. Sampling distance optional nanone hano nyereze cell size iriya factor yo nyihore nanone nkirike okay. Ninkirika okay hano karahita kaza ari aka gatatu kitwa kwa kundi twakise D.E.M. Okay, then ntegereze n'ubundi machine igakore. Niramuka igakoze urabona ko bisimbutse, ariko kuko dufitemo tin na D.E.M nubwo ndamutse ndi activatinze tin nabona D.E.M ariko yamaze kuba image, ntago ikiri za triangles. Urabona hano kuntu isa nuko hasi hisisa, nuvuga ngo yabaye image. Iyo maze kubona image rero nanone ngenda nkajya gukora parameter ya symbology. Hano symbology kugira ngo ive muri rya bara nayo nkayishyira mu mabara menshi atandukanye kugira ngo bigaragare neza, mbashe kuza gukora analyze ya image yanjye. Iyo bigeze hano rero nababwira nti aha ngaha nshobora gukora save as, nkayita iyi ngiyi tin and D.E.M datas. Nashaka ngahita nza kuri desktop nkaza kuri js tuto nangiza nkakabika. Then hano nari nagafunga. Ubu noneho ikigezweho kugira ngiye gukora za contours zanjye nuko ndi bujye muri arc scene. Hano ndabigarukaho nongere highlighting. Nuko nababwiye yuko arc scene yo igaragaza izi data ariko ikazigaragaza muri 3D. Bivuze ngo izigaragaza izi ngizi zose urabona ko ziragaragara muri 2D. No kuvuga ngo rero ndongera nsubire muri GIS yanjye, nsubire kuri GIS, noneho apart yo gufungura arc map mpite mfungura arc scene 10 n'ibice 5 nawe ndakirikaho nka gutya ntegereze ibe ifunguka. Nimara gufunguka duhite dukomeza dukora ibindi byo kugira ngo tuze gukora za contourline kuko turazikorera muri arc scene kuko igaragaza yo muri 3D. Muri hangana gakeya mu gihe arc GIS ariko hano murabona akajambo arc scene, nuvuga ngo ni iri gufunguka. Bura turangizanyije na arc map yindi dushyiramo za shape file zacu. Dutegereje rero yuko arc scene ifunguka. Kubw'amahirwe irafungutse. Mubigira akamenyero iteka mujye mu settinga unit mbere yuko mugira ikintu mukora. Noneho arc scene cyane ko ikora display in 3D cyane in 3 dimension. Icyo ngiye gukora nuko ngiye kwadingamo za dicto elevation models zanjye. Twibuka neza ko nasize muri GIS tuto, ariko noneho nkaba nakoresheje ya yindi yitwa D.E.M. Double clickingaho nka gutya. Nimara ku double clickingaho
ya digital elevation model yanjye cyangwa se D.E.M ya image iraza ariko n'ubundi iri through ukuntu. Nindagiza nanone nongere njye muri property, right click property, symbology, nanone nongere nyihindurire amabara igaragare ifite amabara wenda ameze nka gutya. Nongere nsubire kuri D.E.M property, noneho setting icyo bita base height. Base height rero hano harimo elevation from surface, no elevation value from surface. Ubu nuvuga ngo ni 0, niyo mpamvu hano hameze gutya mwitegereza aha, ariko hano ishyira kuri floating on a custom surface. Ni ticking aho gutya urabona hano hejuru harahita aba deactivated. Bivuze ngo iyi digital elevation model iri buze kuza hano hejuru, noneho contourline zihite zijya munsi. Nkize gutya urabona karajya hasi, niho yagombaga kuba icyo gihe byaba bisa nk'ibiryamanyeho, ariko ndayifloatinga hejuru. Noneho hano kuri custom, hano no kuvuga ngo ndaza nshyiramo nibura 3, ugenda ubihindura kugeza igihe biza kuba bimeze neza. Hano nindangiza nkore apply, okay. Noneho icyo biba bigira ngo bimfashe no kugira ngo mbashe kuyibona iri muri 3D. Kuyibona muri 3D rero no kuvuga ngo nta bundi buryo ukoresha suri yawe ukagahiga ukakazana, noneho warangiza ukagenda ukazana ukagakururuka kishyira ukoresheje ka gapine kawe ko kuri mouse. Ni gutya wa musozi wacu umeze. Rero iki bigaragaza hano irakwereka yuko iki kibara cy'ubururu cyane niho hari high 1969, then hano hasa nk'umuhondo na numutubandi hari hasi kuko ni low 1927 n'ibice 18. Nuvuga ngo aya niyo mabara ibashije kuguha. Noneho rero iyo ngeze hano muri arc scene, murabona ko ariyo turi gukoresha, twavuye muri arc map. Ndahita nza kuri search, uko nuvuga ngo nayo ifite twa tuntu, ifite add viewer, ifite table of content ariyo yingiyi. Uramutse uyibuza hano muri window, nanone iyi niyo table of content, ikiritseho iragenda cyangwa se ikaza. Ni kimwe no kuyibuza table of content, nanone ushobora gukirika hano nabwiraza. Aho no uburyo bwa kabiri ushobora kubonamo table of content. Noneho tukagiramo n'aka ka arc toolbox, ariko twari dufite no muri arc view yacu ya mbere. No kuvuga ngo hano dushobora kujya gukora contour nizo zituraje inshinga nizo tugiye gukora, ariko iyi arc toolbox nanone ifite ukuntu ikorana na catalogue na search. Ubwo ngiye gukora contour rero ngiye kubereka uburyo bworoshye kugira ngo mutazajya mwiruka mugenda mucyondagura ahantu hose gutya mugenda mushakisha akantu kamwe. Izi command nicyo ziba zibero, ujya kuri search urangiza ukandikamo ijambo contour, urangiza ugakanda enter. Iyo ukanze enter kuri search uhita uza hano handitse ngo contour, irabone ibonyemo item 10, harimo contour spatial analyst, contour 3D. Siyo nkeneye contour gusa. Ndaza hano kuri toolbox system nkirikeho, ihita inyereka yuko contour iri muri surface, iri muri spatial analyst tool. Spatial nuvuga ngo uje hano spatial analyst tool hano muri aka ngaka dore ngiyi hano. Noneho ukamanuka ku kandi kitwa surface, bivuze ngo na hano ndamutse nkiritse hano, noneho ngahita nza hano muri surface, niho mpita nsanga contour. Icyo gihe uragasachinga ukaba wamenya kabitse he muri arc tools. Ninjya kuri contour ndakora double click, then bampe contour table, and contour table hano input raster. Raster mwibuke yuko ari ubwoko ari ya D.E.M, niyo ya digital elevation model, ari naho dufite hano. Ko digital elevation model ni ubwoko bwa raster data, kuko nuvuga ngo JS ikoresha data ebyiri, raster data na vector data. Output polygon feature no kuvuga ngo nanone iratubaza agafoda kajyamo izo contour. Nanone urandika contour lines, noneho usaving. No kuvuga ngo zigiye kuri C, desktop, Juve, desktop, JS Tuto, zitwa contour lines. Contour interval nanone no ugiye gushushanya no muri za GIS za Civil 3D
hari hose ugomba kumenya distance hagati ya contour n'indi. Ngiye gukorera kuri metero ebyiri. Base contour na hano nshobora gushyiramo 2, factor option na hano ngashyiramo 2. Narangiza maze gufiringa ahangaha hose, no ngo biterwa nuko ushaka kuza gukora presentation ya contour zawe. Ndakirika OK, ntegereze imashini ikore contour. Nimara kuzikora no automatically zahita zizana hano muri table of content. Reka dutegereze imashini gutya irazizanye. Hano ihita izana kano kantu k'akanyundo k'abafundi kanatika indoboro kavuga ati contour zamaze kuba zikorwa. Hano iyo bigeze ahangaha nshobora gufunga iyi D.E.M, narangiza ngahita nza kuri contour line hano, narangiza nkakora zoom to layer. Contour zanjye mpita nzibona zimeze uku nguku. Ni ukuvuga ngo aha ziri mu ibara ry'icyatsi, ariko nshobora no kuzishyira mu ibara ry'umutuku, biterwa n'amabara ushaka kuba ukora. Noneho apart y'ibi ngibi nshobora no kureba se uyu musozi wanjye waba ufite slope zingana gute, kugira ngo nze kumenya uko nza kuwukorera. Noneho nkaza kuri hano kuri slope, nanone nshobora kugura double click, narangiza input nanone ndabikura kuri digital elevation models kuko nizo elevation mfite. Narangiza output aho zigomba kujya nanone zena muri ka folder, ariko noneho nsite EGL slope na existing ground level slope, gakirika no kuvuga ngo hano nshobora kuzita slope, save output measure in degrees, then hano nkavuga yuko ari muri percentage, kuko slope ishobora kuba muri degree cyangwa se ikaba muri percentage wise. None nagize hano ngakirika OK. No kuvuga ngo nanone ahita kaza hitwa slope, noneho igahita inyereka yuko aha hari icyatsi kijimye, icyatsi kijimye cyane. No kuvuga ngo babanyereka yuko ari slope ya 0.09% kugeza ku 9%. Ahari umutuku cyane no kuvuga ngo hari 154 kugeza kuri 200, urumva ni mu manga. Hano umuhondo 48%. No kuvuga ngo ibi nabyo bigufasha gukora analyse y'ama slope. Hano no kuvuga no kureba ntuze curvature, nanone input raster, icyo gihe uragenda ugashyiramo ya D.E.M, output curvature aho zigomba kujya zikajya hahandi ukahita curvature, cyangwa se uko hagiye hikurubye nyine curve, harimo ijambo curve. Ugasavinga z factor ukayihereza output profile curve raster, tuno kose ukadufiringa. Ariko reka tujye tugarukira kugira bitaza kuba abana byinshi. Noneho ejo nzabigisha bira by'amaslope, mbigisha ibi by'ama hillside n'ibiki byose, mbigisha no kuntu ushobora kwanotatinga izi slope. Noneho warangiza ukaba wanazi displayinga, ugashyiraho ama elevation quotation cyangwa se contourline annotation yazo. Ejo nabyo nuvuga ngo kuri video ikurikira nzahita mbiheraho. Izi contour rero nuvuga ngo ushobora kuba wazihindurira ibara, ukaba wazigira icyatsi, ukaba wazigira irihe bara, ariko ibi birakwereka yuko harimo agasozi kameze uku nguku. Nanone kugira ngo wenda mutaza kugira ngo ndanababeshye, reka mfate izi data, umwanya turawufite. None ndangiza nzibashyirire muri Civil 3D kugira murebe yuko uko wakora izi contour muri software biba bisa nkuko wabikora no mu bindi. Ntakagira abantu bababeshya, kubera yuko soft zikora kimwe. Nuvuga ngo ndajyana muri JS tuto, nindangiza utu dutata noneho ntushyiremo nanone muri text document, natwo ntwite contour in civil, kugira ngo noneho mubashe kubona aho yuko ibintu bidatandukanye. Mbereke yuko contour wakora muri Civil 3D ziba zimeze kimwe n'izo wakora muri
muri GIS noneho dukomparinge byombi. Ibi rero biratwereka yuko ni rya jambo nyankunda kuvuga ngo nta software n'imwe iri kampara kurusha izindi, ko zose zikora kimwe. Ibi ntabwo bidufata umwanya munini, ahasigaye mbarekere iyo video rero muzajya mureba, reka ziriya data nazo nzishyire no muri zikoreshe GIS. Nababwiye yuko iteka nzajya ngenda nkomparinga software ebyiri cyangwa se eshatu. Ubutaha ejo nshobora kuzazifata none nkazishyira no muri Revit tukabonera shape uko imeze kuriya. Nimureba video zanjye zikoze mu Kinyarwanda, izo no mwihariko, mujye mushyiraho ama comment, muzisharinga abandi, mu click subscribe, mu liking, nimurangiza mu sharing, ndetse ntimwibagirwe no gusiga comment kugira ngo nihaba haraho nabisobanuye nabi nkababeshya nkabatuburira, mubashe kumbwira yuko menye icyo mbasha gukosora, kuko aha nanjye ubwanjye ntabwo mbizi, igihe no kugira ngo twungurane inama. Okay, twagiye point ngiye kuzishyiramo, ndabikora nihuta kuko iyi software wenda n'ubundi twayize mu bundi buryo. Ndajya kuri GIS tuto, nangiza nkite Contourline, sorry, nuvuga ngo izi data ngomba kuzikopiya, narangiza ahubwo nkabanza nkazizana muri Contourline in GIS, Contourline in GIS. Noneho hano iransaba kubanza gushyira imibare itatu ahantu hose. Okay, nindangiza izi ngizi Ctrl A Ctrl C, nindangiza nze muri GIS tuto, muri aka gafoda nkore paste, noneho saving, then noneho nongere nsubire muri ya civil 3D yanjye add contour civil. Nindangiza ngafata iyi format kuko mfite point, east, north, elevation na description. Hano ninshaka nanone nkite civil data. Okay, noneho nkirike okay, civil datas, nkirike okay, ndeke imashini yitonde. None ndangiza ZE zo mu to extend. Okay, aya mapuwe murabona ko yaje asa nka yayandi nari mfite hano muri arike GIS. Nindangiza ndajya kuri surface, right click, create surface, then surface mpite nyita civil data. Okay, noneho nindangiza njye kuri civil definition, point group, add civil data, apply. Okay, noneho point zanjye nzireke zize, ni ukuvuga ngo Contourline zanjye ni uku zije zimeze. Nindangiza nigabanyirize annotation scale 100%. Then kugira ngo tubone uko bya bintu bimeze, izi contour mwibuke neza ko twari dufitemo aka gasozi, n'aka ngaka turagafite, n'aka turagafite, n'aka turagafite, utu dusozi uko tumeze. None nongere ngaruke kuri arc scene, ntabwo nababeshya, aka gasozi turagafite ngaka, dore ngaka nakandi agasozi ngaka, aka gasozi karahari, naha hari undi musozi, ndetse hano hakaba hari hasi. Muzambwire muri comment nimba ibi bintu atari ko mufite. Okay, kugira ngo binagaragare nanone bijya kumera nka raster, nshobora kugera right click nkajya kuri object viewer, narangiza nkabigenza gutya kugira ngo wenda nabyo bigaragara bimeze nka hari raster cyangwa se nk'ira vector. Then hano narangiza nkaza hano kuri shaded of gray, aka gasozi karahari, aka karahari, aka karahari, even naha ngaha. Nidusubira kuri arc scene, utu dusozi nitwo nagendaga mbereka uko contour zimeze hano, niko zimeze no kuri GIS, niko bimeze no muri GIS. Rero ibi ntabwo ari ibintu babi kanganye cyane, software ikora nk'indi. Rero nkanjye uba wiyemeje kubafasha tukungurana ubumenyi, ntacyo mba nabahishe, bangira ngo mbereke ko software imwe ikora nk'indi kandi namwe murabyiboneye.
igihe ari reka twinjoyinga aka video, none ejo tuzareba ukuntu tujya dukora izindi tricks zigenda ziza mbere ku kuntu umuntu areboringa, kuko nko muri civil nanone nshatse nshobora kubibereka muri ubu buryo, surface single segment, ni ukuvuga ngo contour line multiple, nshobora kugira gutya noneho utu elevation nkagira ntugaragaza. Ejo niyo exercise nzahita mbereka muri JS kujya muri chapter 2. Iyi ngiyi reka tuyikorotire nka chapter 1 ije ikurikira introduction kwa tumaze gukora. Aha rero itandukaniro nagira mbereke ni ribereka itandukaniro hagati ya arc scene, noneho n'ingi twagiraga twitaga arc map cyangwa se iriya dukunda kwita GIS, ariko tujye tubivuga mu mazina yabyo ni arc map kuko arc GIS ni ikintu kinini cyane. Nababwiye yuko irimo arc map, irimo arc scene, irimo arc catalog, ndetse ikabamo na arc globe. Ariko izo zose ibyo bice byose nzagenda mbibigisha, cyane yuko atari ibintu bigoye. Rero dushyire hamwe twungurane ubumenyi, bizatuma tugera kuri byinshi ndetse tutatekerezaga ko tutageraho. Numva twasozereza aha ngaha asigaye. Muzambwire muri comment uko muyibonye, comment muzampa, subscription muzakora, views nzabasha kubona kuri utu video twa mbere, nizo zizanyongerera imbaraga zo kubasharinga n'ibindi bindimo, harimo gukata ibibanza, uko yabikoreshwa mu buvuzi, wayikoresha ahantu haje nk'ibiza rya gute, kuko iyi ngiyi ikora no mu bintu byo kwa muganga, bakora distribution z'imiti, mbese ikora ibintu byinshi. JS ikora ibintu byinshi, ntabwo igabanya ibibanza gusa. Ndabibabwira nk'umusave ya mugenzi wanyu, ariko njye rwose ntabwo nayikoresha mu gisave gusa kuko hari ibintu byinshi nayikoresha mu kandi nzagenda mbasangiza kuri uru rubuga. Murakoze, muramuke.